Iki ni ikiganiro ejo. Ibihe byiza kuri mwe mwahisemo gutega amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurwa n'umuryango EJO wifashisha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki kiganiro gihagarariwe n'Igena Roger Mizero Crispin kuwanga bw'ibyuma. Naho njye mwumva kuri mikoro kandi ubasuhuza nitwa Jeme Mahawe nayo. Mbahaye ikaze. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Mu muco nyarwanda iyo tuvuze umukobwa twumva ukwiye gukwa, kuko iryo jambo riva ku nshinga y'ikinyarwanda gukwa ni ukuvuga ko umwifuza agomba kumuvana iwabo ari uko amaze kumukwa. Si mu Rwanda gusa kuko no mu bice y'ibindi bihugu bitandukanye ku isi, iyo umusore yabengutse umukobwa aramusaba akamukwa maze akabona kumuhabwaho umugore. Nyamara rero kuko ibinyejana n'ibinyagihumbi bigenda bisimburana, uyu muco uragenda ukendera mu Rwagasabo, aho usanga hari tumwe mu turere two mu Rwanda turimo Nyamasheke, Rusizi na Rutsiro two mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Gisagara ko mu ntara y'Amajyepfo, Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba na Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, aho umukobwa ari usaba akanaka umuhungu cyangwa se imiryango ikagira ikigenera umusore gakunda twara umukobwa wabo. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku bakobwa b'abahungu, aho usanga babikora bavuga ko abagabo babuze, turebera hamwe niba bikwiye mu muco nyarwanda. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, ni munyemere twanzike n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi twumva abaturage bo mu mirenge ya Nkombo na Nkanko yo mu karere ka Rusizi nkamwe mu hantu abakobwa b'abasore cyangwa bagafasha abahungu mu bundi buryo ngo bakunde babarongore, aho benshi mu twaganiriye bavuga ko biterwa n'ubukene bw'abasore n'ubwinshi bw'abakobwa baba baragumiwe. Reka tubumve. Njyewe mbona ikibazo ari uko inaha umubare w'abakobwa ari mwinshi cyane ugereranyije n'abahungu. Kabiri mbona ari ubukene buri mu bahungu binaha, kuko mbona abakobwa baturusha gukora cyane, ndetse nubwo atari twese ariko abakobwa binaha ntago bitinya, bakora akazi kose. Kandi ikindi nanone navuga, mbona inaha kuba umukobwa yaka umuhungu ari nk'umuco. Wenda nuko hamwe na hamwe mu gihugu bigenda bibaho wenda, ariko bikaba kwibanga bitamenyekanye, ariko twebwe inaha no umuco umukobwa kuba yafata amafaranga ku muhungu tubifata nk'ibintu byoroshye cyane. Ni kwa kundi rero umukobwa abona umusore adafite ikintu kugira ngo bubake urugo, akamubwira ati ngewe hari icyo mfite kugira ngo dufashanye tubakire dukora urugo. Nyine ni kwa umwe ntacyo mfite ngewe ndagifite. Cyangwa se hari n'igihe umukobwa aba akuze bigatuma ajya gushaka umusore akaba ari umukwe. Iyo umukobwa abona yifashe agerageza kugera gute kuba yafasha umusore kumufashisha nk'ibihumbi 100 cyangwa ibihumbi 200, biterwa n'uko umukobwa yifashe. Ariko si ukuvuga niba wa musore nawe w'umukene ariko wishoboye ntabwo arindira ko umukobwa azajya kumufasha kubaka. Mbega muri make ntabwo ushobora kubona hano ku Nkombo baganye inkiko kubera ko ubwo buringanire byo kuringaniza, ngo niba naguhaye ibintu ngo ningeri wanyu zakwereka ko nanjye ndi umugabo mu rugo. Hano umuco wa hano ni ukuvuga ngo umugabo ni umugabo, niwe mutware mu rugo. Amazina nitwa Valencia Mukabisengimana, ntuye kuri iki kirwa cya Nkombo mu kagari ka Rugarura mu mudugudu wa Gaturo. Iyo urebye neza wenda hari ibintu bitandukanye abantu bashobora kuba bagenderaho, hanjyewe ikintu mbona wenda cyambere nabivugaho ni ubukene buba buri mu basore. Bya bindi yifashisha kugira ngo ajye guka umukobwa cyangwa se umukobwa biba bikeye, bikaba ngombwa ko yifashisha umukobwa bakundana kugira ngo amusabe wenda amafaranga kugira bafatanye. Muri ubwo bukene rero bigatuma amubwira ati rero niba ufite amafaranga zanungwe, akwira ngo ngewe njye gugukwa aba ari wowe ngo kubera ko ari ufite amafaranga tubane. Ikindi navuga ko ari ukugumirwa kw'abakobwa, kuko nabwo niba abasore bafite ubukene, aho umukobwa mu gihe utaragumirwa ntabwo byatuma umuhawe amafaranga, kuko ahubwo nawe uba wumva ushaka umugabo. Akaba ariyo mpamvu wemera kumuhawe amafaranga ati nanjye mbona umugabo, kuko utamushaka wavuga ati narorere zategereza wa mukiri uzaza nkwe aba ari we nsanga. Yamukunze uyu mukobwa arabitanga. Bagiye bihana bagiye iyo bamaze gusabana bajya bibahana cyane. Iyo amaze kubitanga baba bakundanye, nta kindi bigomba birenga ahangaho. Umukobwa bibona yabonye amaze gukura, afite nka iriya myaka 30, 25, 27, abona ari kugenda asaza, akakubona nyine akakwishimira nawe ukamushima, akavuga bwana kugira ngo tuzabane shaka ibihumbi 300
nanjye nshake tubanze twubake noneho ingaruke nanjye ngusabe abakobwa bacu basigaye bakura yagira imyaka 25 30 akaba atakibonye umutwara atamuhaye ku mafaranga bamaze gusaza basi hari igihe umusore agomba kubona ati ndajya kwishakira kariya gatoya ingasabe ndekuriya washaje agomba kukubaha nawe ukamwuha kuko mwarayubatse mwembi mushakana kandi mukundanye. Igituma bafashanya rero n'ubwumvikane baba bafitanye n'ubwumvikane baba bafitanye bumvikanye nyine uko bagiye kuzashinga urugo. Arakoze cyane Hitimana David ku kiganiro yegeranye n'abo baturage nabo tubashimira ku bitekerezo byiza batanze. Mbibutse ko namwe muduteze amatwi mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu, ingero cyangwa inyunganizi ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi y'abakobwa bakwa abasore. Ese mwe muravuga iki kuri uyu muco? Nimutwandikira ubutumwa bugufi kuri 07 28 02 82 32 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 07 87 58 14 11. Mwadusangiza ibitekerezo byanyu kandi munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na YouTube aho mujya hashakishizwa mukandika ijambo jithiye ko bifatanye. Nababwira iki rero nimukomeze mu byohereze ibitekerezo byanyu turaza kubicishamo amaso mukanya. Nkuko tubikesha ikinyamakuru igihe akadomo ko muri cyandikirwa mu Rwanda mu nkuru yacyo yasohotse tariki ya 31 z'ukwa 8 2018 ifite umutwe ugira uti hari ababyeyi bahonga abasore ngo barongora abakobwa babo. Aho bamwe mu babyeyi bo mu turere twa Nyabihu na Rutsiro baganiriye iki kinyamakuru bavuga ko iyo umusore yakunze umukobwa we nta bushobozi afite ugomba kumuhunga inka, amafaranga cyangwa isambu kugira ngo akunda murongore. Umwe mu bakobwa bo mu karere ka Gicumbi yabwiye iki kinyamakuru ko umusore azakakubwira ngo niba ushaka ko tuzabana urampa inkwano nzagukwa ufite amafaranga ukayamuha, mu gihe umugore wo mu karere ka Rutsiro we ahamya ko umusore yamurambagije akamubwira ko nta nkwano afite maze uwo mukobwa akamuha amafaranga 200 by'u Rwanda ari nabyo yamukoye. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yamaganiye imyumvire ya bamwe mu rubyiruko n'ababyeyi kuko itajyanye n'umuco nyarwanda. Kayitesi Goreti ni umukozi ushinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri iyi minisiteri. Yavuze ko mu muco nyarwanda inkwano itangwa n'uruhande rw'umuhungu k'ikimenyetso cy'ishimwe n'uburere bwiza. Umuyobozi w'ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco RARC Bwana Dr Nzabonimpa Jacques yabwiye igihe ko babifata nk'ibintu by'inzaduka bidakwiye mu muco nyarwanda kuko mu muco w'u Rwanda gusaba no gukwa bikorwa n'umuryango w'umusore. Yakomeje avuga ko ku bufatanye na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango hagiye gutegurwa ibiganiro bazagirana n'urubyiruko hagamijwe kurwigisha ko kugira ngo urugo rushinga imizi atari ngombwa amafaranga ahubwo icyambere ari urukundo. Nyamara n'ubwo ubuyobozi butangaza ibi hari imwe mu miryango yabanye muri ubu buryo kandi hamya ko ibanye neza. Mu murenge wa Bushenge ho mu karere ka Nyamasheke hari umuryango twahaye amazina ya Gashira bake na Nyiraneza umaze imyaka 6 bana uko bifitanye abana 2. Uyu mugabo n'uyu mugore abahamya ko babanye umugore amaze kumuha amafaranga 200 by'u Rwanda agakoramo 300 yamukoye 100 rikabafasha mu gutangira urugo rwabo rushya. Aba nabo baganiriye na mugenzi wacu David Hitimana. Reka twumve ubuhamya bwabo. Ni ikibazo cy'ubukene. Hari ukuntu nyine ufite nk'ubushobozi bwo kubaka inzu ukubaka inzu ukayihagarika kuzura ukayikorera n'amasuku ariko bikaba nk'ikibazo wenda nk'urugero kuko nta mwana ufite. Ubwo rero ngiye byambayeho ntago nje nakwiyemera kandi ari ibintu byabaye ino barabizi nta nubwo nje mbihakana kuko nta nubwo ari n'ububwa buriya n'ubutwari ku bakobwa. Ngiye nakundanye n'umukobwa nyine ndangije mugaragariza ikibazo mfite mu myubakire yanjye akayagenda mfasha ntabwo yadisheri ndashaka sima nk'umunani akangura nka 2 none ngiye nyuma yampaye 400 arambwira ati iyi niyo fondasiyo yo kubana nawe nanjye noneho ayo 400 nafashemo amafaranga 300 ndayamukwa bityo nsigarana 100 rizadufasha mu bukwe. Ubwo nge numva ko nyine nge n'umugore wanjye nta kibazo dufitanye. Mubanye gute noneho kugeza ubu? Umugore wanjye tubanye neza cyane kuko arankunda kandi nanjye ndamukunda. Nk'iyo turi mu rugo ntago ajya akunda kuvuga ko yampaye amafaranga ahubwo avuga yuko kumpa amafaranga byari mu nshingano ze ahubwo ngewe akanshimira yuko ayo mafaranga yangiriye akamaro ntigeze nyamurya nka kumwe bimwe byateye mu mukobwa guha amafaranga ngo muye mwakora projet y'ubukwe ukayamurya ntumushake waranshimira ati warakoze nawe Imana izabiguhembera. Inama nabagira nanjye nari imeze nka bote. Ari igihe wenda ukunda nk'umukobwa ukagira ikibazo cy'uko akurusha ubushobozi ahubwo nibyo dushaka kugira ngo dusayidirane
gukunda umukobwa ukamutinya ngakurusha ubushobozi oya ibyo ntago ari byo ahubwo we mwegere umubwire ngo ndagukunda ari ubwo umusobanure imbogamizi iri hagati yawe nawe yo kugira ngo mube mwabana azabyumva gufashe nabagukunda niyo mpamvu nanjye nahisemo iyo nzira nabo yereye cyitegereza abandi nemera ko gufashwa atari ubugwari ahubwo biterwa n'ubwumvikane uba wagiranye n'umukunzi wawe ubwo rero icyo nagira bagenzi banjye bareke kwitinya uburinganire bwaraje nk'ukuntu kera nyine umugabo yabaga ari itegeko kuko umugore ukubera uburinganire bwaje ndaze nabwo ati nta kintu mfite nanjye nkwa kandi byakunda n'ikimenyimenyi byaranabaye. Ese koko iby'umutware watubwiye ni ukuri? Yego ibyo wabwiye ni ukuri ko twarafatikanije yarubatse ariko ko twakundanaga abwira ikibazo cye mba namuha amafaranga 400,000 aba yakuramo amafaranga y'inkwano yo kunywa cyane rwose mufata nk'umutware wanjye kuko nta nubwo nshobora kuba namwita bakanaka cyangwa muhamagare mu izina muhamagara mvuga nyine umutware. None ubu ngubu mubanye gute? Tubanye neza, tubanye nyine turakundanye turafashanya byose. Nyiraneza ati narayamuhaye kandi tubanye neza yewe ndanamwubaha sinatinyuka kumuhamagara mu izina ahubwo mwita umutware. We tutatangiranye reka nkubwire ko iradiyo Ijwi rya Amerika ukomeje gutega amatwi ku murongo w'104.3 FM aho turi mu mwanya w'ikiganiro ejo. Uyu munsi rero turi kuganira ku nsanganyamatsiko y'abakobwa bakwa abahungu aho usanga babikora bavuga ko abagabo babuze turebera hamwe niba bikwiye mu muco nyarwanda. Ngiye mukomeje kubona muri studio nitwa Jaime Muhawe nayo. Ese wowe ukurikiye ikiganiro ejo muri aka kanya uyu muco w'abakobwa bakwa abahungu uravugaho iki? Watwereza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije mu butumwa bugufi kuri telefone ngendanwa 0728028232 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wanyura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandika ijambo Echo bifatanye. Muri studio nakire mugenzi wanjye Ukeza Kristera ugiye kutugezaho bimwe mu bitekerezo mumaze kutugezaho mu kiganiro cy'uyu munsi ku nsanganyamatsiko y'abakobwa bakwa abahungu. Uraho neza Kristera? Ndaho neza Jaime. Makuru ki? Amakuru ni meza. Naheze rero mbona ureba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari ibitekerezo bamaze gukusanya nagwa akanya ukabitugezaho ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya. Rero bakunzi b'ikiganiro kuri iyi nsanganyamatsiko y'abakobwa bakwa abahungu hari ubutumwa bumaze kutugeraho. Reka mere kuri Ivete aravuga ko ubundi umusore ari we wagatanze inkwano yaba adafite ubushobozi umukobwa akaba ari ubufite agaba umuhungu amafaranga akayayo umukobwa kuko byose aba ari umuryango. Ndikumana wati mu gihe umuhungu ari we ufite ubushobozi ni we ukwiye kuyatanga rwose. Niyo mugabo wati byaba byiza ariko habanje kuba ubwumvikane ku mpande zombi ku musore n'umukobwa nta wundi ubyivanzemo atari ko kuba umukobwa yaka umuhungu nibishya pe. Yasoje avuga ko ari wo mukobwa murusha ubushobozi yayamuha ubundi akayatanga byitwa kwa mukoye. Adelphine wati kuba umukobwa yaha amafaranga umuhungu nta birenze ati ni nkuko n'umuhungu yayamuha gusa twagaye abahemuka nyuma yo kuyahabwa. Ezekiel wati ubundi umusore niwe wagatanze inkwano ariko yaba nta bushobozi afite umukobwa amurusha amafaranga akayaha umuhungu. Ibi nibyo byari bitekerezo bimaze kutugeraho ku mbuga nkoranyambaga. Urakoze cyane Kristera nanashimira mu mwese mwatwohereje ibitekerezo byanyu babwira ngo mukomeze mu byohereze tuzabiheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Dr. Canisius Bihira ni umusaza w'imyaka 60 akaba n'inararibonye mu muco nyarwanda. Avuga ko bidakwiye ko mu muco nyarwanda umukobwa ku musore ahubwo ko abasore badafite amafaranga n'ubushobozi bakagiye kwa sebukwe bakabahera abageni ubuntu kuko byahoze mu muco wo hambere. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Isingizwe Marie Claire. Ubundi kuba umukobwa yaka umusore ntabwo ari byo rwose mu muco wacu bigomba guhinduka ahubwo hahozeho umugeni w'ubuntu noneho umuhungu udafite ubushobozi cyangwa ababyeyi badafite ubushobozi bwo kumukwera uwo bakamuha umugeni w'ubuntu yari yemewe kandi byari n'umuco mwiza kuko icyo gihe nta muntu wabuzwaga kubera ubushobozi buke ngo ananirwe kuba yarongora cyangwa ananirwe kuba yashyingirwa. Ni ukuvuga ko rero twari dukwiye kurebera hamwe tugasubizaho umuco wa kera wo gutanga umugeni w'ubuntu. Noneho imiryango bitewe n'uwifite bakubakira abana ukize kurusha undi akaba ari we utanga kugira ngo hubakirwe wa muryango mushyashya ugiye kubaho. Ntituvuge ngo tugiye mu mico y'abanyamahanga nk'ibyo byuko umukobwa ari uko umuhungu biba mu Buhinde
ariko nabo usanga bifite imbogamizi nyinshi ku buryo umukobwa unaniwe gukwa umuhungu cyangwa umukoye ngo inkwano nkeya hari n'igihe bamukubita bakaba banamwica. Ntabwo rero ibyo bintu tubishaka ko biza mu Rwanda, ahubwo twareba ukuntu umuco wacu wongera ugatera imbere, hakaza abantu b'inararibonye bakajya bagira inama abakiri batoya kugira ngo bamenye uko umuco wagendaga, noneho ntibakore ibintu bitigeze bikorwa mu muco wacu. Muragira muti kera habagaho umugeni w'ubuntu, ariko dusanzwe tubona umusore ari ujya guka umukobwa, mu gihe byaba bihindutse hakajyaho uburyo umukobwa ari we wajya ukwa umuhungu. Ibyo bintu mutekereza ko byaba bimeze bite, byagira izihe ngaruka ku gihugu cy'u Rwanda? Ibyo ngibyo nta kamaro byaba bifite, kuko umusore niwe urambagiza agakwa. Rero twebwe niyo umuco wakura twareba ibintu byiza biri mu mico y'ahandi tukaba twabiyongeramo, ibyo ni ibintu byemewe, ariko ntabwo umuco wacu wacika ngo twemeze ko umukobwa ari uzasaba umuhungu, kuko n'ubundi niyo wareba nta kintu bizatanga, n'ubundi bazaba ari bake, uzasanga ari umukobwa umwe ku gihumbi cyangwa ku bihumbi 10 uzajya gusaba akanakwa, ariko n'ubu ntibigaragare bakavuga ko ari umuhungu wakoye kandi ari umukobwa wikuye. Ibyo bintu rero navuga by'ikinamico ni na bya bindi bazagera mu rugo hakaba rya kinamico ugasanga ntabwo bashobokanye. Twe rero icyo mbona nuko umuco wacu twawushyigikira, noneho aho tubonye ikibazo tukajya tugikosora kugira ngo kitazangiza wa muco wacu. Turagana ku musozo, ni inama kimutanga kugira ngo umuco nyarwanda, umuco wacu ntucike, ariko nanone n'izo ngo zishingwe? Inama natanga nuko ababyeyi twagombaga kugira inshingano zacu tukanazubahiriza, noneho ba bandi bafite ikibazo tukabafasha, ndetse tukaba twakwiteranya nk'ababyeyi. Wa musore uvuga ngo ntazabona inkwano tukaba twayimushakira, tukaba twamufasha kubaka inzu abamo, noneho akazarongora ari umuntu nawe wihagazeho, kuko umuco wacu ntabwo wemera. N'ubundi kera umuntu watungwaga n'umugore bamwitaga inganzu. Ntabwo rero twakwishimira ko mu muco wacu hazazamo inganzwa nyinshi, kandi n'ubundi ikigaragara nuko ari iterambere ry'umugore, ari iterambere ry'umugabo, bose ntawuhejwe, ahubwo usigaye inyuma akagira ikibazo twagomba kureba ukuntu twamukura muri cya kibazo. Dogiteri Bihira ati imiryango yagashyize hamwe igashyigikira abana babo. Reka nsome Mizero Crispin uri ku buhanga bw'ibyuma atuzamura indirimbo ko ndashize niyo umuhanzi Knowless, turagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Reka nanone nongere mpe Christelle umwanya tugeze ibitekerezo mwatugejeho mu biganiro byatambutse ubushize, turagaruka dusoza n'ikiganiro mu kanya. Christelle guhaye ikaze nanone.
Jaime urakoze nanone kumikazi. Nk'uko bisanzwe tubanyura no mu butumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro kiba cyaratambutse. Rero ubutumwa ngiye kubagezaho bugiye kwibanda ku kiganiro cyagarukaga ku budasa ahubwo abamahirwe yo kwimakaza umuco w'amahoro ku batuye akarere k'ibiyaga bigari. Aha twibazaga tuti mubona ari ubuhe budasa bukunda gukurura amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari. Dore ibitekerezo mwadusangije. Ndagije Imana mu butumwa bwe avuga ko urubyiruko rukwiriye gutinyuka rugatanga ibitekerezo mu biganiro mbwirwaruhame kuko bifasha mu buzima ndetse no kungurana ibitekerezo n'urundi rubyiruko rwo mu karere. Uzamurira Marceline uherereye Nyamagabe avuga ko abona ubudasa bukurura amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari ari amoko, kudahuza ubwenegihugu cyangwa amadini, aho usanga umusore n'umukobwa bakundana ariko ababyeyi bakabyanga kubw'idini cyangwa ubwoko. Asoza avuga ko urubyiruko rugomba gushyira hamwe bakabirwanya. Jean Ndayishimiye we mu butumwa bwe avuga ko akunda cyane ibitekerezo tubagezaho mu kiganiro. Naho Evode uherereye ku Kicukiro avuga ko ubudasa bukurura amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari ari imico itandukanye bitewe n'ibihugu. Dukomereze ku butumwa bwa Kwizera uvuga ko ubudasa kuri we ari amahirwe. Ati gusa urubyiruko rwagakwiriye gushyira hamwe rusenyera umugozi umwe rutitaye ko rukomoka. Namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ubutumwa cyangwa inyunganizi aho mwakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0788581141 cyangwa se 0722882823. Ndasubiramo 0788581141 cyangwa se 0722882823. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp kuri nimero navuze haruguru ndetse no kuri Facebook na Instagram aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Dukomereze kuri Dada uvuga ko ari i Kigali mu butumwa bwe yagize ati muzatubariza amaradiyo mu Rwanda impamvu adatanga stage ku babyifuza. Mugira n'izurire mu karere ka Gicumbi avuga ko ubudasa butera amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari aramuko. Reka ubutumwa bwa none tuwinire kuri Aphrodisi uri Gikondo mu mujyi wa Kigali ahavuga ko akunda cyane ikiganirisho. Ati kuvaho natangiriye kucyumva mfata rekodi y'ibiganiro byose. Aphrodisi icyo nakubwira komereza aho kuko natwe turabakunda cyane. Reka miniraha ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze tuzabuhiraho ku kiganiro cy'ubutaha. Njye mwabanye na Stella Uwikeza, ikiganiro ejo kirakomeje. Naho najya ngo numve nduhutse n'ahandi najya ndamutse ngusize burya sheri naremewe wowe nukuri burya naremewe wowe. Nitwa Sano Aline ndi umuhanzikazi nyarwanda nkurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Nawe ntugacikwe. Urakoze cyane Kristera, nongera no gushimira abakunzi bacu kubw'ibitekerezo byiza byo bakabatugejjeje. Turasingira umusozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mbere ko nsohoka muri studio reka manze nibutse abo twatangiranye n'abo tutatangiranye icyo twaganiragaho uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero twaganiraga ku nsanganyamatsiko irebana n'abakobwa b'abahungu, aho usanga babikora bavuga ko abagabo babuze. Twumvise bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi bavuga ko biterwa n'ubukene bw'abasore n'ubwinshi bw'abakobwa. Twumvise kandi umwe mu miryango yo mu karere ka Nyamasheke ihamya ko babanye umugore ahaye umugabo amafaranga kandi bakaba babanye neza. Ku musozo w'iki kiganiro twumvise Dr Bihira inararibonye mu muco aho avuga ko atari umuco ukwiye mu Rwanda k'abasore bakobwa n'abakobwa. Ese mwe mwakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi uyu muco w'abakobwa b'abasore murawuvugaho iki? Nimudusangiza ibitekerezo byanyu, ingero cyangwa inyunganizi mutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 0728028232 cyangwa se kuri WhatsApp yacu ariyo 0788581411. Mwadusangiza ibitekerezo byanyu kandi munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na YouTube mwandika ijambo Ejo Youth Echo. Nakoze cyane kuba nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi, nshimira n'itsinda ry'abanyamakuru ryamfashije gutegura iki kiganiro.
iki kiganiro cyari gihagararana n'igena Roger Mizero Crispere ku banga bw'ibyuma naho njye mwumvaga kuri mikoro nitwa Jaime Muhawe nayo ndabifuriza amahoro y'Imana munagerwa na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ejo naho ubutaha ukubaka ejo atubereye ejo 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 rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatubereye sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye mu kiganiro ejo gitegurwa n'urundi rubyiruko ruri mu muryango ejo nyiramubande z'urubyiruko kuri radio ukunda kuri radio ukunda ejo 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 rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatubereye duharanire kubaka amahoro arambye turwanye ihohoterwa ndetse n'andi makimbirane duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi cyane ko ari twe dufite iya mbere mu kubaka ejo atubereye ejo 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 ejo